Satani yegera Yesu aramubwira ati nupfuka mukandamya ndaguha ubu butunzi bwose bwo ku isi kuko ari njyewe ubugabanya. Ni ukuvuga ngo ubu butunzi bwose mubona bweguriwe Satani, kugeza aho Satani abwira Yesu akamubwira ati nupfuka mukandamya ndaguha ubu butunzi bwose bwo ku isi. Bamwe rero babona amafaranga ari uko batanze ibitambo, bamwe babona amafaranga ari uko batanze nk'igitambo cy'inka, bagatanga inka bakayitambaho nk'igitambo, cyangwa abandi bagatanga ihene. Hari n'abatamba imfura yabo, hari n'abatamba nyamweru, nka hano muri Tanzania cyangwa se hano muri Nigeria usanga batanga igitambo cya nyamweru. Abantu benshi cyane rero bakunze gushaka ubutunzi. Ubutunzi rero bamwe bakunda kwifashisha, bamwe bakanyura nko mu irimbi. Hari nk'amagambo 7 umuntu avuga y'umwuzuro, irimbi rigakinguka rikamufungukira akabasha kubona iki? Akabasha kubona ubutunzi. Hari rero na bamwe bafata amagi y'amahuri, amagi 3 y'amahuri bakajya ku nyanja bakavuga amagambo, inyanja igakinguka. Benshi rero hari inzira nyinshi cyane. Hari abafungura amarembo saa sita za nijoro, aho abantu baba bacecetse bagakoresha imiti myinshi igiye ikora mu gufungura amarembo. Benshi cyane rero bakunda kwifuza ubutunzi. Hari na bamwe rero babona ubutunzi ariko bitewe n'ibyo bakora. Niba ari umucuruzi, abakiriya bakiyongera bakaba benshi, ubutunzi bukaboneka. Hari n'abandi babona ubutunzi bitewe no mu kazi akora, bakaba bamuzamura cyangwa se bakamuporomotinga akaba umukire bitewe n'akazi akora. Ni benshi rero bagiye batandukanye. Hari ababona ubutunzi bitewe n'akazi bakora, hari ababona ubutunzi nk'uko Satani yeretse Yesu akamwereka ahantu hari ikibaya cy'ubutunzi, akabwira Yesu ati nureba buriya butunzi muri Matayo igice cya 4. Satani abwira Yesu, aramubwira ati ntureba buriya butunzi bwose buri ku isi? Yesu aramubwira ati nabubonye. Ati buriya butunzi bwose ni ubwanjye njyewe Satani, kandi buriya butunzi mbugabira uwo nshaka. Satani arongera abwira Yesu, aramubwira ati nupfuka mukandamya ndaguha buriya butunzi bwo ku isi kuko ari ubwanjye, ntawe tububurana, ni njyewe wabugabiwe n'ubwanjye. Yego, ni ukuvuga ngo rero abantu benshi cyane bakunda kubona ubutunzi batanze nk'ibitambo, cyangwa se kuko haba kondisiyo. Hari igihe Satani akubwira ati ndaguha ubutunzi, ariko ubwo butunzi ngiye kuguha uzatunga imodoka ntuzayigendamo, uzubaka etaje ntuzayigendamo, uzagira inka ntuzanywa amata. Ni ukuvuga ngo akaba ari ibintu akubwira ati uzubaka etaje ntuzayibamo. Icyo gihe ni kwa kundi ujya kubona ukabona etaje irahiye. Ahakubwira tuzagura imodoka ntuzayigendamo, ubwo rero wakibeshya ukayigendamo, wajya kubona ukabona iyi modoka irahiye. Wa wundi Satani abwira uzubaka etaje ariko ntuzayibamo. Iyo etaje rero wakinisha kuyibamo, wajya kubona ukabona etaje irahiye. Ubutunzi rero buturuka kwa Satani ni ubutunzi bumara, ni ubutunzi abantu benshi cyane baba bifuza kubona. Ariko hari ubundi butunzi umuntu abona bitewe n'akazi, kubera ko hari igihe umuntu ahura n'inyatsi, yakora ku dufaranga ukabona udufaranga turayoyotse, yagira ngo arahembwe ku kwezi akabona turayoyotse. Icyo gihe aba afite inyatsi ituma atagera ku mafaranga. Iyo nyatsi rero aba afite niyo imuteza kutabona amafaranga. Wenda dufate ni nk'umuntu uhembwa ku kwezi, twa dufaranga ahembwe ku kwezi duhise tuyoyoka, tugize gute? Tumupfiriye ubusa. Bene uwo muntu baba baramuroze inyatsi ku buryo nta kintu ashobora gutunga. Umuntu afite akazi, ni umucuruzi, yirirwa muri butike, bwije aguriwe n'abantu babarirwa ku ntoki. Iyo ntabwo ari bizinesi, ayo ni amarozi atuma utagera ku mafaranga. Ukabona nk'umuntu ni umwubatsi, birangiye atubatse. Ukabona umuntu ni umwanjenyeri cyangwa se umuntu ni umukomisiyoneri, ibyumweru 3 birangiye nta kazi abonye. Ukabona umuntu ni umucuruzi, aho kugira ngo acuruze ukabona ahubwo arahomba.
bene iyo aba ari inyatsi, cyangwa se bukira ubonye nk'abakiriya batatu bane, iyo ntago, iyo aba ari inyatsi, aba ari inyatsi y'indogano kuko barabiroga. Rero hari igihe bakuroga amarozi bigatuma utabona amafaranga. Iyo bakuroze rero, ibintu biranga umuntu baroze ni uko ibyo acuruje bihomba, bizinesi agiye gutangira irashya, imupfira ubusa ikamuca mu myanya y'intoki. Ibyo bintu rero aba ari inyatsi, rero wanabyivuza, ni inyatsi ituma utagera ku mafaranga. Iyo nyatsi rero ituma utagera ku mafaranga rero barayivura mu bavuzi gakondo, bakakuvura ugakira. Yego, wakivuza ukabasha gukira ukabona amafaranga, kubera ko niba umaze icyumweru udakora, menya ko bakuroze inyatsi y'indogano. Niba uri umucuruzi, urabona abo mucuruzanya barabagurira, wowe ntago bakugurira, n'abo uguriwe nabo uragurirwa n'abantu batatu bane batanu, menya ko bakuroze inyatsi, ni inyatsi y'indogano. Cyangwa se ufite abandi barakora, baratera imbere, we ntutera imbere. Abandi barazamurwa mu ntera, abandi barabazamura, barabongeza imishahara, wowe ntago barimo kukongeza. Menya rero ko ari inyatsi y'indogano. Gana rero umuvuzi gakondo uvura indwara zo ku ruhu, uvura indwara zo mu mubiri, uvura indwara z'ubuhumekero, uvura indwara zo mu gitsina, uvura indwara z'amarozi, amarozi y'amategano, amarozi y'amahuherano, amarozi y'amaryano, arayavura agakira, agarura ibyibwe, atanga umuti w'akabariro, igitsina kigakura kikaba kinini, atanga umuti wo guhurwa itabi n'inzoga, atanga umuti wo gutera akabariro, atanga umuti uvura ubugumba n'uburemba, atanga umuti ku babuze urubyaro bakarubona, n'ibindi byinshi cyane atanga. Atanga umuti w'urukundo, atanga uw'ubucuruzi, atanga umuti ugurisha ibibanza. Muhamagare kuri nimero ya 0723 20 74 28, 0722 32 07 4 28, cyangwa se 07 19 22 17 1, cyangwa se nimero ya 07 19 19 22 17 1, cyangwa se ukamuhamagara kuri iyi nimero ya MTN. Okay, sawa.